reka twongere tugaruke nanone turebe ku ndwara y'igifu. Iyi ndwara y'igifu ni indwara imaze kugenda yica abantu benshi, ndetse iri kubuza abantu amahoro, ikabuza amahwemo. Ariko ndagira nkubwire ko igifu noneho ibyacyo bimaze kugera ku iherezo. Uburwayi bw'igifu bwamaze kubonerwa igisubizo. Ndagira nkubwire wowe urwaye igifu, wowe ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ufite amaside, ufite ibibazo bigiye bitandukanye mu gifu, habonetse umuti wa Rosenta ndetse na Urbanism. Tukaba tugiye kugaruka tukareba byinshi bijyanye n'uburyo igifu gifata, impamvu igitera. Ibyo byose tukaba tugiye kubiva imuzingo. Ndagira nkubwire ngo wowe ufite ikibazo cy'igifu, wowe ufite uburwayi, wowe wari utakirya ibiryo bimwe na bimwe, wamaze kubivaho, kuko igifu iyo wamaze kukirwara kigutegeka ibyo ugomba kuvaho, ibyo ugomba kureka. Ibyo byose ugasanga biragenda bibangamira ubuzima bwawe. Ariko ndagira nkubwire ko noneho tuje kugira ngo turebe igisubizo. Nta handi wakura igisubizo, ni muri Healthcare Medicine, aho twita ku buzima, aho tuguhuza n'inzobere, abaganga, ndetse bagufasha kugira ngo ubashe kubona byinshi, inama ndetse zigenda zigufasha ku bijyanye n'ubuzima. Ibyo byose ukagenda ubisanga hano. Nta handi rero wakura amakuru meza ni kuri Tumenye TV. Aho ngaho uba wageze, wowe wamaze gukora subscribe, ndetse nawe utarakora subscribe, ukaba utarakanda no kukazogera. Ndakubwira ngo ibyo byose bikorere icyarimwe, kugira ngo amakuru yacu utazajya uhema kuyabona, atazajya gucika. Kora subscribe, kanda kukazogera, ndetse wibuke gukora share, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kugera kuri benshi, bagenzi babashe kubibona, ndetse aho ngaho uzaba unadushyigikiye. Reka nkwifurize amahoro wowe umaze kubikora, ndetse urakoze cyane kuba ukanze kukazogera, kuba udushyigikiye, kuba wemeye gukora iki gikorwa, kikaba ari igikorwa cy'ingenzi. Rero reka tuze tuve imuzingo turebe indwara y'igifu. Ese ubundi igifu, iyo tuvuze igifu tuba tuvuze iki? Icyo ari cyo ntabwo iyo tuvuze igifu tuba tuvuze indwara y'igifu, kuko igifu bwacyo ntabwo ari indwara, ahubwo igifu ni igice kigize urwungano rw'igogora. Hanyuma dutangiye, urebye uko igifu giteye, ni aho giherereye hano munsi ya Kameme. Urebye hanyuma iyo ukimira, ni ukuvuga ngo iyo turiye ibyo kurya bimanuka mu kanwa, hanyuma bikagenda bikajya mu gifu. Aho ngaho aho bimaze kunyura mu ruhogohogo cyangwa se muri oesophage, bikamanuka hasi mu ruhogohogo, ari rwo oesophage mu ndimi z'amahanga, bikamanuka bikagenda bikibika mu gifu. Ibyo kurya byose niho bigenda bigakunganira, aho bitunganyirizwa hakavamo ibigenda bikajya gutunga umubiri, ndetse hakavamo n'ibiza gusohoka. Ibyo rero igifu kikaba ari nk'uruganda, rukaba ari nka uruganda cyangwa se imashini ishinzwe gutunganya, kuvangura ibyo kurya, hanyuma hakavamo, nk'uko twari tumaze kubivuga, ibigenda gutunga umubiri, hanyuma ibisigaye bigasohoka bikaba umwanda. Ahangaha rero igifu ni nk'umufuka, ni urebye ni nk'agafuka cyangwa se umufuka, kuko ubikwamo ibyinjiye mu mubiri, ibyo kurya byinjiye mu mubiri, hanyuma aho bitunganyirizwa hakavamo ibijya gutunga umubiri, ndetse ibyo umubiri udakeneye bigasohoka bikajya hanze bisohokeye aho twita muri anisi, cyangwa se ahasohokera umwanda, cyangwa se twakita mu kibuno. Tugarutse ku gifu rero, igifu akenshi gikunze kwibasirwa n'uburwayi bugiye butandukanye. Akenshi kugira ngo umenye ko urwaye igifu, hari ibimenyetso bigenda byumvikana. Hari ukumva umurwayi wacyo ataka ababaye,
ndetse ukumva impinduka zigiye zitandukanye mu mubiri, ukumva uri kubabara, uri kumva ubushye, uri kumva uburyaryate, ukibaza ati se ibi ngibi biterwa n'iki? Akenshi kujya kwa muganga bakagupima bakareba ikibazo ufite nicyo kikunda gutanga igisubizo cy'icyo urwaye, kuko mu gifu hakunda kubaho imyumvagatanyo, ukarya cyangwa se ukanywa, ugakunda gutura ubwangati, ukabyimba, ibyo bikavaho. Hashobora kuba ukumva ubushye, ukumva uburyaryate, ukumva hano munsi y'akameme hahora hakurya, hahora imisonga. Icyo gihe rero wamaze kurwara igifu, cyane cyane icyo gifu kikaba giterwa n'amabagiteri aba ashinzwe kudekompoza, cyangwa se hanyuma rero iyo watangiye kugenda wumva mu gifu hagenda habamo ibibazo bigiye bitandukanye, ugatangira kugenda wumva uribwa, ubabara, kubera byinshi byagiye biba mu gifu, hagiye habaho impinduka. Icyo gihe ugana kwa muganga. Kwa muganga uhageze bakagupima, nibwo bagenda babona ikibazo kiri mu gifu cyawe, aho bashobora basanga hari amaside cyangwa se amabagiteri yamaze kuba menshi mu gifu cyawe. Icyo gihe nibwo utangira kugenda uhabwa uburyo ndetse n'inama zo kugufasha icyo ukwiriye gukora. Ahangaha nkaba nabiheraho nkubaza ni se mu gifu we byifashe gute? Ese ibintu bimeze neza? Ibintu ni munange? Hanyuma rero ikiba kinzanye hano ni ukugira ngo nkurangire uburyo ndetse nkufashe kugira ngo ubashe kumenya amakuru, ubashe kumenya aho wakura uburyo bwagufasha kugira ngo ubashe kubona ubutabazi cyangwa se ubuvuzi bwo kugufasha. Rero mu gihe wamaze kumva ufite ibimenyetso byo kuba warwaye igifu, wamaze kwikeka, wamaze kumva ufite kubabara mu gifu, wumva byinshi byivumbagatanya, wumva ubabara, wumva utura imibi mu buryo budasobanutse, warya ibyo kurya ntibibashe gukora mu gifu, ndagira nkubwire yuko hari uburyo bwiza bwamaze gushyirwa hanze, ariko ibyo byose ukabikesha yuko wamaze kwegera inzobere zo muri Health Care Medicine. Ahangaha naho baguha inama, ubuvuzi bugiye butandukanye, aho baguhuza n'inzobere, abaganga, maze bakabasha kugufasha, bakabasha kukwitaho, maze igifu cyawe kikongera kumera neza. Waragize ikibazo cy'amabagiteri, hari nk'amabagiteri yitwa bagiteri Helicobacter. Iyi ni bagiteri ikunze konona no kwangiza igifu ndetse igakunda kugitobagura. Birashoboka ko nanone mu gifu haba harajemo amagaze yaramaze kugera ku rwego rwo hejuru, amaside nayo yaramaze kugera ku rwego rwo hejuru, haba hakeneye kuba balanced, ndetse ugasanga igifu cyaramaze kwangirika, cyaramaze kugeramo ibisebe. Icyo gihe bakunyuje muri radiography bagapima, bakareba, bafashe aho bafata sample y'agace k'igifu, bakamenya uko byifashe. Ahangaha abaganga byamaze kugera ku urwo rwego, nta kindi kiba gikenewe. Kiba gikeneye nuko uba ugomba kwitabwaho, maze bakagufasha, bakaguha uburyo bukwiriye bwo kuvura igifu. Birashoboka yuko hari igihe nanone babona igifu cyarangiritse, cyarageze ku rwego rwa kanseri, cyaracikaguritsemo ibisebe, ariko ndakugira nkubwire ko ahangaha uko byaba bimeze kose, abaganga, inzobere baba biteguye kugufasha kugira ngo ubashe kumererwa neza. Ndagira ngo nanone kandi twongere tugaruke turebe ku buryo kuri treatment uzagenda uhabwa, ku nama uzagenda uhabwa, ndetse hari ibiryo bimwe na bimwe bazagenda bakubwira kugenda uhindura ku byo uzagenda ubasha kugira, aho ubasha guhabwa regime mu gihe wageze mu kigo Health Care Medicine. Ahangaha bazaguha inama, baguhe na regime, kuko iyo wamaze kurwara igifu hari ibiryo uba utegetswe kureka kugira ngo bitume ubasha kugenda ugakira.
mu ndwara rero zigiye zigenda zitandukanye zibasira iki gifu, cyane cyane n'izituruka ku izi bagiteri. Mu gihe uturemangingo tw'igifu twamaze kuba twarangiritse, twamaze kuba twarageze ku rwego rwo gusimbuzwa, ndagira nkubwire ko hari produit iyo wakomeje no kugenda unabona muri screen, kuko tuba tugira ngo umenye amakuru, ubone byinshi bigiye bitandukanye ko ibyo tuvuga biba ari ukuri. Nk'uko wakomeje kugenda ubibona, ni produit iba igenda kugufasha kugira ngo yongere kurepresinga cyangwa se yongere gushyira andi maserire mu mubiri, mu bice bigize igifu, yongere gusanasana, yongere gukuraho hahandi hagiye hacikagurika, umubiri w'igifu wongere kuba wongera kuba mushyashya, kandi umubiri wongere kugira ubudahangarwa bwo kwatakwa n'indwara iyo ari yo yose yakibasira igifu. Mu gihe rero ufite ikibazo cy'igifu, nta handi uzakura igisubizo nk'uko namaze kubikubwira. Icya mbere ni ukumenya amakuru, kuko amakuru ari ingenzi. Twebwe icyatuzanye ni ukugira ngo tuguhe amakuru, tuguhuze n'inzobere, abaganga babashe kugufasha, maze igifu cyawe kibashe gukira kandi ubashe kumererwa neza. N'ahandi uzakura amakuru ni kuri Tumenye TV, ku mbuga zacu nkoranyambaga, haba kuri Facebook, haba ndetse kuri nimero ya WhatsApp, aho utwandikira kuri 078 110 934. Iyo akaba ari na nimero wahamagaraho, tukabasha kuguha ubufasha, tukabasha kuguhuza n'abaganga inzobere, aho bakwitaho ndetse ukabasha gukira mu buryo bwa burundu. Ni mu kigo Healthcare Medicine, aho ngaho rero abaganga baba biteguye kugufasha mu buryo bwa vuba. Uhamagaye ni direct, ako kanya ukabasha guhita ubona igisubizo, ugakira indwara. Kandi nanone tukiri hano, reka dushimire benshi komenti zanyu, mugenda mutera imbaraga, mugenda mudutera ku bw'ibisubizo bigenda biboneka, ku bwa testimony cyangwa se ubuhamya buri kugenda buboneka. Nta gushidikanya ko icyatuzanye ni ukugira ngo dufashe abantu benshi bari bakeneye amakuru, bari bakeneye aho bakura ubuvuzi, bari bakeneye ubufasha, ndetse haba hano mu Rwanda no mu mahanga, kuko aho mwese mu ndimi zitandukanye turi kugenda twakira ubutumwa, dufata ubuhamya bugiye butandukanye ku bari bafite uburwayi bugiye butandukanye. Uretse igifu rero, n'izindi ndwara zose, izitandura, ibibyimba byo muri nyababyeyi, impyiko, umutima, izo ni indwara zagendaga zica abantu. Ntibagiwe indwara ya diyabete, izo ni indwara zari zikugenda zica abantu, ariko tuneshejwe ndetse tunashimira Imana ko ibisubizo biri kugenda biboneka kandi abantu bakagenda bakira. Rero nawe udukurikiye, uri kumva ibiganiro byacu aka kamwanya, reka ngushimire kuko nawe wahisemo neza kujya gukurikirana ibiganiro byacu. Rero nkubwira nti, niba urwaye igifu, igihe kirageze kugira ngo nawe ubone igisubizo, ukoreshe zimwe muri product zo muri Healthcare Medicine, hanyuma ugane n'inama, maze wirinde kandi ukire. Icy'ingenzi cyo tubereho hano kugira ngo duhashye indwara zitandura, kandi tuzihashye mu buryo, nubwo zitacika mu buryo bwa burundu, ariko noneho abapfa bagabanuke, habeho kurama, habeho kuramba, habeho gupfira imyaka ikwiye. Kandi iyo Uwiteka cyangwa se Imana cyangwa se Ruhanga yageneye umuntu, nta mpamvu yo gupfa rero wishwe n'indwara, kandi ibisubizo byaramaze kuboneka. Ndagira nkubwire yuko rero uri hano ku murongo wacu, uri kuri YouTube, kora subscribe, sura ibiganiro byacu, dushyigikire, tanga inama, ibyahinduka rero, maze ibyo byose tugende tugera ku murongo kandi tugera ku bisubizo bihamye. Rero ukeneye inama zacu, ndakubwira ko nta handi wazikura uretse hano kuri Tumenye TV, ndetse utwandikiye kuri 078110 aho ngaho tuba twiteguye kugusubiza. Ariko uno munsi ndagira nkubwire ko icyo twagarutseho cyane twitayeho
ari ukureba uburwayi bw'igifu n'uburyo twabuhashya ndetse bugacika mu buryo bwa burundu. si kwizo iyo ndwara y'igifu yonyine nk'uko nari maze kukubwira, ahubwo twibanda ku ndwara zose muri rusange, izi zitandura, izi ngizi nanone ziri kugenda zica abantu ziturutse ku mirire, ku mibereho mibi. Ibyo byose tukaba turi kugenda tubirebaho, aho tugenda dutanga ibisubizo, aho tukuhuza n'abaganga, inzobere, impuguke, bakagenda bakugezaho ibisubizo. Ntabwo dukora hano mu Rwanda honyine, ahubwo turi hano mu Rwanda ndetse nta nubwo turi muri Kigali gusa, kuko abantu benshi bakunze kwibaza ngo ese ko muvuga ko muri gukorera muri Kigali, twebwe abari mu ntara byagenda gute? Ndagira nkubwire ko abantu bari mu ntara namwe rwose tubasha kubafasha. Upfa kuba ukanze kuri nimero ukandika cyangwa se ugahamagara kuri 0781109334, aho ngaho tubasha guhita tugufasha mu buryo bwa direct, ndetse inama ukeneye, icyo ukeneye cyose ubasha guhita ubona ubufasha. Ni mu kigo Healthcare Medicine, aho ngaho uhita ubona ubufasha bwihuse kandi mu gihe kidatinze. Aho ngaho ibintu byose bikaba bimeze neza. Ku bari muri Amerika, Aziya ndetse n'indi migabane yose, Afurika yose, East Africa, haba muri Tanzania, mu Burundi, Uganda, Kenya, mu bihugu byose, wambutse Mozambique, South Africa. Reka shimira abantu muri South Africa n'abantu bari muri Nigeria, abo bakunze kuduha testimony, kuko ibi byose turi kugenda twagura kandi tugenda tugera kuri byinshi. Reka shimira buri wese rero ukomeza kugenda aduha ibitekerezo, ibyo dukwiye kwagura, ndetse benshi bifuza ko twafatikanya. Ndagira mbabwire yuko vuba ibiro biraza kuba biri aho ngaho uherereye, aho tuzafatikanya kugenda turushaho kugenda tuzamura ireme ry'ubu buvuzi rya Healthcare Medicine. Aho ngaho twiteguye yuko mwiteguye kuzafatikanya natwe. Rero turagaruka ku gifu, akaba ariyo ndwara twibanze, kuko ariyo ndwara yari irembeje abantu benshi kandi yari bujije abantu amahoro n'amahwemo. Ikaba ari indwara tuje kugira ngo duhashye mu buryo bwa burundu. Hanyuma ndagira nkongere nkubwire yuko hari product zo kugufasha, zo kukuvura uzasanga muri Healthcare. Harimo izigabanya umubyibuho ukabije, harimo izigabanya stress, izigabanya ibibazo bigiye bitandukanye bigakira kandi mu buryo bwa burundu. Ku bantu bazifuza gufatikanya n'ikigo Healthcare Medicine, ndagira ngo namwe babwire yuko muhawe ikaze kandi muzabasha kugenda mubona ibisubizo. Abifuza gukora amastoke ya produit, mukaba abastokiste, ibyo byose ni karibu. Ibyo byose tubasha kubiganiraho, ubasha kuganira n'abayobozi ba Healthcare Medicine, aho ngaho ukabasha kugenda ubona ibisubizo. Ndagira nkubwire yuko nta wundi muri kumwe hano rero, ni Meta Coach Healthcare Mentor Jerome. Aho ngaho nkaba mbafitiye inama, ibisubizo, amakuru mu byo mwakenera hose ku kigo Healthcare Medicine. Aho ngaho uhita ubona igisubizo mu buryo bwa direct. Ndakubwira nti rero byaroroshye kubona igisubizo, byaroroshye, ntago bikirirwa kuvuga ngo ntago ari muri bya bihe bya kera. Ubu ngubu bitewe n'ikoranabuhanga, bitewe n'ubwenge buhimbano, bitewe n'icyo twita AI, yarabikemuye ibyo byose. Ndagira nkubwire yuko ari uburyo bworoshye kugira ngo ubashe kubona igisubizo. Rero ndagira nkubwire nti wakoze kubana natwe kandi wakoze kumvira inama, ukaba ugiye gufata icyemezo kugira ngo utangire wivuze indwara y'igifu, maze ubashe gukira, utangire urangire bagenzi bawe abafite ibibazo bitandukanye, abihebye, abari barushye, abari baremerewe, abari bafite ibibazo by'amaside mu gifu, abari bari kutabasha kurya
kubera ikibazo cy'igifu, gutura imibi ndetse igifu kitari gukora. Ibyo byose ndagira nkubwire ko twamaze kuzana igisubizo, ndetse mu buryo bwo kwirinda ukoresheje produit ya Rosenta ibasha guhita igukiza. Ukoresheje Urbanisme, izi ni produit uzasanga muri Healthcare Medicine zizabasha kugufasha, zizabasha gutreta umubiri wawe, hanyuma ukaba umeze neza, ukabasha gukira kandi ukabasha kumererwa neza. Ndagira nkubwire ko uzasanga abaganga n'inzobere baguha inama mu kigo Healthcare Medicine. Ndagira nkurangire nanone nongere nkwibutse ko ni kuri 078 110 934, aho niho uhamagara, niho wandika kuri WhatsApp cyangwa se ku mbuga zacu nkoranyambaga unyuze muri comment, cyangwa se ukanyura inbox ukandika. Aho hose ubasha kubona ibisubizo. Ni kuri Tumenye TV, nta handi uzakura inama zijyanye n'ubuvuzi. Twahisemo kuba umurongo mwiza wo kugufasha kugira ngo tugufashe, kugira ngo tubafashe, kugira ngo mumenye byinshi. Reka nkwifurize kugumya guhirwa. Ikiganiro cyo reka tugisoreza aha. Niba wagize ikibazo, reka duhure muri comment, reka duhurire inbox, reka duhure kuri WhatsApp, aho mugiye kubaza byinshi kandi bitandukanye mukabona ibisubizo. Nari Meta Coach Jerome, aho twaganiraga ku ndwara y'igifu, aho tubonye igisubizo, aho ugushishikariza kugana abaganga ukamenya uko uhagaze, ukamenya igifu cyawe ibibazo gifite, hanyuma ugakira mu buryo bwa burundu. Reka nkubwire nti reka ugire amahoro, reka ugire guhirwa, reka duhurire. See you next.